akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose buwembura imitima yari yarabye bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose ivugurura iyo rigeze mu mutima riga ibyaha byari byibasiye umuntu ubwo imibereho igahinduka misha hashingwa umushinga wo kunezeza abandi. Mwese abaduteze amatwi turabaramukije mu izina rya Yesu ngo Uwiteka abahire. Ugiye gufatanya namwe muri uyu mwanya kwiga ijambo ry'Imana yitwa Munyagisenyi Ngango. Ni ngiye tugiye gufatanyiriza hamwe kwiga muri uyu mwanya. Ijambo tugiye kwigira hamwe rifite insanganyamatsiko itubwira ibyerekeranye n'imikoreshereze y'umutungo w'itorero. Tugiye kwiga ingingo ivuga ngo imikoreshereze y'umutungo w'itorero. Mbere y'uko twiga reka tubanze dusenge. Turagushimye Data wa twese uri mu ijuru, imbabazi zawe n'ubuntu bwawe n'urukundo rukomeye byabanye natwe tugeze muri uyu mwanya tugihumeka, izina ryawe rihimbazwe. Tugiye kwiga ijambo ryawe ryera weza imitima yacu, kandi umwuka wera afasha abaryumva bose ritugirira akamaro, rizatume tugera ku bugingo buhoraho, tubigusabye mu izina rya Yesu, amena. Nk'uko tumaze kubivuga, tugiye kwigira hamwe ingingo ivuga ngo imikoreshereze y'umutungo w'itorero. Itorero ry'Imana rigira umutungo, kandi uwo mutungo ufite amategeko yanditswe mu ijambo ry'Imana y'uburyo ukwiriye gukoreshwa. Ibyo nibyo tugiye kwiga muri uyu mwanya, akaba turaritse buri wese kubikurikirana kugira ngo tumenye uburyo umutungo w'itorero ukwiriye gukoreshwa. Ariko turabanza kurebera hamwe ko uwo mutungo uboneka, hanyuma turebe uko ukoreshwa. Mu gitabo cya Maraki igice cya 3 reka dusome amagambo ahari. Mu gitabo cya Maraki igice cya 3 umurongo wa 10 haragira hati: nimuzane imigabane ya 1/10 ishyitse ubishyire mu bubiko, inzu yanjye ibimwe byo kurya. Nimuzane imigabane ya 1/10 ishyitse mushyire mu bubiko, inzu yanjye ibimwe byo kurya. Ngaho nimubingeragereshe, niko Uwiteka Nyiringabo bavuga. Murebe ko ntazabagomoreraho imigomero yo mu ijuru mukabura aho muyikwiza. Ayo magambo yavuzwe n'Imana, niyo mpamvu natwe dukwiriye kuyizera. Ariko dukomeje kurebera hamwe, ntabwo ari 1/10 gusa, ahubwo ijambo ry'Imana ritubwira yuko n'amaturo nayo abarirwa mu bigomba kuzana. Ariko hano haratubwiye ngo nimuzane imigabane ya 1/10 ishyitse mubishyire mu bubiko, inzu yanjye yo mu ibyo kurya. Ngaho nimubingeragereshe, niko Uwiteka avuga. Murebe ko ntazabagomoreraho imigomero yo mu ijuru mukabura aho muyikwiza. Nzahanira indyanyi nyibahora, ntizarembera imyaka yo ku butaka bwanyu, kandi n'umuzabibu wanyu ntuzaragarika imbuto mu mirima igihe cyawo kidahishije, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Tumaze kumva ko ari itegeko ry'Imana kuzana imigabane ya 1/10 ishyitse ikaba mu nzu y'Imana, mu nzu y'Imana hakabamo ibyo kurya. Mu gitabo cyo Gutegeka kwa 2 igice cya 12 umurongo wa 6 naho turahasoma aya magambo. Gutegeka kwa 2 igice cyaho cya 12 umurongo wa 6 haranditse amagambo agira ati: kandi azaba ari bwo mujyanamwe ibitambo byanyu byo koswa n'ibitambo byanyu bindi, na 1/10 cyose muzatanga, n'amaturo yererezwa muzatura, n'ibyo muzahiguza imihigo, n'ibyo muzahiguza imihigo, n'ibyo muzaturishwa n'imitima ikunze, n'uburiza bw'amashyo yanyu n'ubw'imikumbi yanyu, azabe ariho mujya mubona, azabe ariho mujyana mubone kurira imbere y'Uwiteka Imana yanyu, azaba ariho mwishimirana n'abo mu ngo zanyu ibyiza byose byavuye mu maboko
Uwiteka Imana yanyu ikaba yarabahereyemo umugisha. Muri iri somo Imana yategetse Abisirayeli kuzana imigabane ya kimwe mu icumi, bakazana amaturo y'ubushake, bakazana amaturo y'imihigo, bakazana nanone n'ibindi byose binezeza bigomba gukora umurimo w'Imana. Bamara kubitanga bakabijyana imbere y'Uwiteka kugira ngo bishimire imigisha y'Imana yabahaye yo kweza no korora n'ibindi. Itegeko ryo gutura rero ryatanzwe kera muri Bibiliya. Twongera kurisanga mu gitabo cya Zaburi 96 umurongo wa 8, ahanditse amagambo agira ati: mwaturire Uwiteka ku izina rye rifite icyubahiro, muze mu bikari bye muzanye ituro, musenge Uwiteka mwambaye ibyera, mwabari mu isi mwese mwe, muhindure umushitsi imbere ye. Muze mu bikari by'Uwiteka muzanye ituro kugira ngo bishimishe izina ry'Imana. Noneho gutanga ni itegeko ryatanzwe n'Imana kera. Niyo mpamvu kuva kera kose abantu bakiranukira Imana bagomba kuzana amaturo y'ibyo kurya n'ibyo kunywa, kimwe mu icumi, icy'imyaka, icy'amafaranga n'icy'amatungo. Iby'agaciro byose abantu babaga batunze mu gihe cy'Isirayeli bari barategetswe kubitanga kugira ngo bishyire imbere y'Imana, biheshe icyubahiro. Mu gitabo cya Luka, Yesu ageze mu isi yategetse abana b'Imana gutanga ibyo bafite kugira ngo basohoze itegeko ry'Imana. Ntabwo Yesu aje mu isi yakuyeho iryo tegeko. Ni mu gitabo cya Matayo 23:23 umurongo haranditse ngo mutanga kimwe mu icumi cy'isogi na nisi na kumino, ariko mukirengagiza amagambo yanjye ariyo kuri, kutabera, imbabazi no kwizera. Ibyo mwari mukwiriye kubikora, ariko na bya bindi ntimubireke. Ijambo ry'Imana rigaragaza neza ko Yesu yavuze ayo magambo ari ay'ingenzi. Yari yerekanye yuko kimwe mu icumi bikwiye gutangwa. Ntabwo yavuze yuko kivuyeho, ahubwo yavuze yuko bikwiriye gukorwa, ariko ntibikorwe imbabazi zidahari, ubutabera budahari, hatariho kwizera. Ahubwo bitangwe ariko hongerweho imbabazi, ubutabera, gukiranuka ndetse no kwizera, ariko na bya bindi ntimubireke. Ndetse mu gitabo cya Luka igice cya 6:38 Yesu yaravuze ati: mutange namwe muzahabwa, mutange namwe muzahabwa. Mu gitabo cya Luka 12:32 reka dusome aya magambo twumva nayo uko avuga. Luka igice cya 12 umurongo wa 32 haranditse ngo: mwamukumbi muto mwe, ntimutinye, kuko so yishimira kubaha ubwami. Mugure ibyo mufite, mutange ku buntu, mwidodere udusaho tudasaza, nibwo butunzi budashyira buri mu ijuru, aho umujura atabwegera n'inyenzi ntizibwonone, kuko aho ubutunzi bwanyu buri ariho n'imitima yanyu izaba. Ijambo ry'Imana riti: mwamukumbi muto mwe ntimutinye, mwamukumbi muto mwe ntimutinye, iso yishimira kubaha ubwami. Ariko mugure ibyo mutunze, mutange ku buntu, mwidodere udusaho tudasaza, aribwo butunzi buri mu ijuru, aho inyenzi zitaburya, abajura ntibabwegere, ntibwononwe n'ikindi cyose cyo mu isi. Noneho burya gutanga mu murimo w'Imana ni inshingano yera yahawe itorero ryayo kuva isi yabaho. Tumaze kubona aho umutungo ukomoka ku bizera bafite umutima ushima, bagatanga kimwe mu icumi, bagatanga amaturo, bagatanga imihigo, bagatanga ku byawo. Niyo mpamvu Yesu avuze ati: mugurishe ku byo mufite, mutange ku buntu. Noneho gutanga ni itegeko ry'Imana kugira ngo mu bubiko bw'Imana habemo ubutunzi bwo gufasha uwo murimo. Ese none uwo mutungo iyo umaze gutangwa ubikwa na bande? Turasoma igitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa, haraduha urugero rw'ababikaga uyu mutungo. Ariko mu gitabo cya Nehemiya igice cya 13 uhereye ku murongo wa 12 hatubwira ko ababikaga umutungo mu gihe cy'Isirayeli bari Abalewi bakomoka mu muryango wa Lewi. Harimo ababitsi b'umutungo bashinzwe kubika icya 10 n'amaturo, bagacunga ubwo bubiko, ariko ntituragera ku buryo bikoreshwa. Mu gitabo cy'Isezerano Rishya ndabarangira nihuse cyane
kugira ngo muzasome mwitonze, ariko ndabaha imirongo nyivuge mu nshamake. Abagomba kubika uwo mutungo se ni bande? Uhereye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, igice cyaho cya 2, umurongo wa 43, ndetse n'igice cya 4, umurongo waho wa 32, iyi mirongo yombi mbahaye ivuga ibintu bijya gusa. Mu gihe cy'intumwa, reka nsome iyi mirongo nihuta. Igice cya 2:43, abantu bose bagira ubwoba nyuma y'imvura nyuma y'umwuka wera mu gihe cy'imvura y'umuhindo, umunsi wa Pentekote usohoye, bamaze guhabwa imbaraga. Abantu bose bagira ubwoba, nuko intumwa zikora ibitangaza n'ibimenyetso byinshi. Abizeye bose babaga hamwe, bagasangira ibyabo byose. Ubutunzi bwabo n'ibintu byabo barabisangiraga, ubutunzi bwabo n'ibintu byabo barabiguraga bakabigabanya bose, kuko umuntu akennye. Kandi iminsi yose bakomeza kujya mu rusengero n'umutima uhuye n'iwabo mu ngo, bakanyamanyagura umutsima bakarya bishimye bafite imitima itishama. Bahimbaza Imana, bashimwa n'abantu bose, kandi uko bukeye Imana ikabongerera abakizwa. Igice cya 4:32 noneho, abizeye bose bahuzaga umutima n'inama, kandi nta n'umwe wagera kwiho ku kintu, ahubwo byose barabisangiraga. Kandi intumwa zagiraga imbaraga nyinshi zo guhamya kuzuka k'umwami Yesu, nuko ubuntu bw'Imana bwinshi bukaba kuri bo bose. Nta mukene wabagamo, kuko bari bafite amasambu cyangwa amazu babiguraga, bakazana ibiguzi byabyo baguze, bakabishyira intumwa, nazo zikabigabanya abantu, umuntu wese agahabwa icyo akennye. Iyi ngingo ntabwo turayigeraho neza y'icyo umutungo ukoreshwa, ariko icyo tugendere n'ababitsi. Mu gihe intumwa zari zitangiye umurimo w'Imana mu isezerano rishya, iyo amwizera yabaga yagurishije ibyo afite, akazana amaturo y'ubushake, akazana ubwitange, babishyiraga ku birenge by'intumwa. Mu gice cya 6 cy'ibyakozwe n'intumwa, noneho umurimo wo gufasha abakene uba mugari cyane. Intumwa zirawunanirwa, zisanga zitazashobora kuwuvanga no kubwiriza ubutumwa, maze intumwa zivuga aya magambo agira ati: nuko muri icyo gihe abigishwa bakigwira, Abayuda bakigira iki batangira kwitombera Abaheburayo, kuko abapfakazi babo bacikanwa ku kigero ry'iminsi yose. Abo 12 bahamagara abigishwa bose bati: ntibikwiriye ko turekera kwigisha ijambo ry'Imana kwicara ku meza tugabura. Nuko bene data mutoranye muri mwe abantu 7 bashimwa buzuye umwuka wera, tubashyire kuri uyu murimo. Uyu ntumwa nizo zabanje kujya zakira umutungo, zikawugabira abakene, ariko noneho umurimo urazirenga, n'abakene baracikanirwa, batangira kwitotomba. Atari uko intumwa zarobanuye, ahubwo ari uko umurimo wabasagutse. Kandi ubwo bari bari kwivovoterwa, n'abatashye ntacyo bafashe, kuko babaye benshi, n'umurimo wo kubwiriza ubutumwa wahagaze. Maze intumwa zikoresha inama ya mbere, zihamagara abizera bose, zirababwira ziti: ntibikwiriye ko duhugira mu kwakira umutungo w'itorero no kuwakira tukawugaburira abawukeneye, ahubwo nimutoranye muri mwe abantu 7 bashimwa buzuye umwuka wera n'ubwenge, tubashyire kuri uyu murimo, twe tuzakomeza kubwiriza ijambo ry'Imana no gusenga. Ubwo byari bivuze yuko itorero rya mbere rishyizeho icyiciri gisa n'icy'abariwe bakera babikaga umutungo, aribo bitwa abadiyakoni ba mbere. Aho ku mutwe w'amagambo w'icyo gice niko handitse: bariya badiyakoni ba mbere batowe, bari batorewe kugira ngo intumwa zitandukane no kubika umutungo no kuwakira, ahubwo abadiyakoni bawakire, kandi bamara kuwakira bawukoreshe icyo ukwiriye gukora. Noneho mu murimo w'Imana, ababitsi b'umutungo mu itorero ry'Imana muri iki gihe, abahawe kubika umutungo ni abadiyakoni. Mu itorero Yesu yasize hanze, abadiyakoni batorewe ku nshuro ya mbere kwakira umutungo no kugira ngo bawufashishe abakene. Kubw'iyo mpamvu, iyi nta n'irindi hame ryaje kubisimbura. Ijambo ry'Imana ntiryemera yuko abagabura babika umutungo, ngo byatuma badasohoza inshingano zabo. Kuko byari byabujije intumwa kwita ku mafaranga y'itorero, amafaranga akazibuza kubwiriza, niko umugabura wese cyangwa umukuru w'itorero washinzwe amafaranga niyo ahugiramo kwandika no kuyasonzoranya no kuyahuzahuza, ngo ntabwo yabona uko yita ku mitima no kuyikurikirana. Niyo mpamvu hatowe abadiyakoni 7 ku nshuro ya mbere, kugira ngo bibe urufatiro ruhamye n'amatorero azakurikiraho yose bamenye ko abadiyakoni batorewe kugira ngo basimbure kubika umutungo intumwa, kandi banawugenge banawukoreshe.
byanditswe mu gitabo cyitwa Ibyakozwe n'Intumwa cy'umwuka w'ubuhanuzi, ahanditse ngo bari batorewe kugira ngo babike umutungo w'itorero kandi bawucunge neza bigengesereye, ngo bite no ku makene y'abizera muri rusange. Kwari ukubika umutungo w'itorero bigengesereye kandi bakita ku makene y'abizera kuri rusange. Muzasoma iryo jambo mu cyigisho kivuga ngo abadiyakoni 7 cy'Ibyakozwe n'Intumwa, mu Kinyarwanda kirahari. Kubw'iyo mpamvu rero urwo nirwo rufatiro rw'ijambo ry'Imana, niryo hame rigenga abakristo ko abadiyakoni bakwiye kubika umutungo w'itorero kandi bakawucunga bakanawugenga. Bisobanura ngo icyo ugomba gukoreshwa niwo bagomba kuwushyira mu bikorwa. None se umutungo w'itorero ukoreshwa iki? Turihutira mu isezerano rya kera tuze gusoma no mu isezerano rishya, turaba tugeze ku musozo w'icyigisho cyacu. Mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 14 ndabanza kwasoma amagambo akurikira. Itangiriro 14 umurongo wa 17. Atabarutse avuye gutsinda Kedorulaomeri n'abandi bami bari kumwe nawe, umwami w'i Sodomu amusangana mu gikombe cya Sheva, nicyo gikombe cy'umwami. Kandi Melikisedeki umwami w'i Salemu azana imitsima na vino, yari umutambyi w'Imana isumba byose, amuhesha umugisha ati, Aburahamu ahabwa umugisha n'Imana isumba byose, nyir'ijuru n'isi, kandi Imana isumba byose ihimbazwe kugabije ababisha bawe. Nuko Aburahamu amuha kimwe cumi cya byose. Soma aya magambo mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 7, hatubwira ko uyu Melikisedeki ntiyagiraga se, ntiyagiraga nyina, ngo ubwe ashushanywa n'umwana w'Imana. Noneho kimwe mu cumi cya mbere cyahawe ushushanywa n'umwana w'Imana, ari we Yesu Kristo. Mu manyakuri ubwo icya 10 n'amaturo ari ibyera by'Imana bigomba guhabwa Yesu Kristo. Ariko se Yesu azabijyana mu ijuru? Yesu azabirira hano ku isi? None se bizamuhabwa mu ruhe rwego? Reka dusomere hamwe rero uko ijambo ry'Imana ryaje gutanga iryo hame neza. Umugaragu w'Imana Mose akabwirwa n'Imana uko iryo hame rigomba gukoreshwa, cyangwa se uko umutungo ugomba gukoreshwa. Turasoma igitabo nanone cyo Gutegeka kwa kabiri igice cya 14, turasoma aya magambo. Gutegeka kwa kabiri 14:28. Uyu mutungo se w'itorero ugomba gukoreshwa ute? Mu gitabo cyo Gutegeka kwa kabiri 14 umurongo 28 hatubwira yuko icya 10 cyagombaga gutangwa mu myaka 3 gitubuse cyane, cyari icyo gufasha abari batagira gakondo, kigafasha imfubyi, kigafasha abapfakazi, kigafasha n'impunzi cyangwa se abasuhuki. Iryo niryo tegeko ry'Imana ryatanzwe mu gihe cya kera. Mu gitabo nanone cya Zaburi naho turahasoma uyu murongo 68 umurongo wa 5. Imana mu buturo bwayo bwera ni se w'imfubyi, ni umucamanza urengera abapfakazi. Imana ibesha mu mazu abatagira shenge na rugero, ibohora imbohe ikaziha kugubwa neza, ariko abagome bazamu gihugu gikakaye. Aha haragaragaza neza ko abakene nabo bafite uruhare ku mugabane w'iby'Imana byatanzwe n'abizera. Mu gitabo cya Yeremiya 4:9 umurongo wa 11 haratubwira ngo, siga imfubyi zawe nzazirera n'abapfakazi bawe banyizera. Naho mu gitabo cyo Kuva 22 umurongo waho wa 21, reka tubasome. Igitabo cyo Kuva 22 umurongo wa 21 haragira hati, umusuhuke w'umunyamahanga ntukamugirire nabi, ntukamuhate, kuko namwe mwarabasuhuke mu gihugu cy'Egiputa. Ntihakagire umupfakazi cyangwa imfubyi mubabaza. Nugira icyo babaza na gato bakantakira, sinzabura kumva gutaka kwabo, uburakari bwanjye bukagurumana, nkabicisha inkota, abagore banyu namwe bakaba abapfakazi, n'abana banyu bakaba imfubyi. Aya magambo yose aragaragaza yuko imfubyi n'abapfakazi bagomba kwitabwaho n'itorero, maze umutungo ryakira ugafasha izo mbabare. Mu gitabo cya Timoteyo urwa mbere igice cya 5 uhereye ku murongo wa 5 hatubwira yuko hari n'abapfakazi bagomba kwandikwa nk'abazahora bagaburirwa n'itorero. Ni umupfakazi w'umukene wasigaye wenyine ugejeje ku myaka 60 y'ubukuru, byanditswe ko agomba kwandikwa akajya atungwa n'itorero.
noneho burya umugabane wa mbere umutungo w'itorero, inzira ya mbere ugomba gucamo ni ugufasha imfubyi n'abapfakazi ndetse n'abasuhuke n'abandi bababaye. Mu gitabo cyitwa Umurimo wa Gikristo turahasoma aya magambo akomeye agira ati 262: Imana ntizigera itegera amatwi gusenga k'ubwoko bwayo mu gihe birengagiza imfubyi n'abarwayi babarimo. Imana ntizigera yumva gusenga kw'abantu bayo igihe birengagiza imfubyi n'abapfakazi babarimo. Naho paje 264 hakagira hati: Imana ntizigera itegera amatwi gusenga k'ubwoko bwayo mu gihe bazaba batita ku mfubyi, ku birema, ku mpumyi no ku barwayi babarimo. Igihe cya 10 n'amaturo kizaba kiri mu bubiko bw'itorero, imfubyi, umupfakazi, ibirema, impumyi n'abarwayi bakirengagizwa, Imana ntizigera yumva gusenga kw'iryo torero. Mu gitabo cyitwa Abahirwa ni bande 117 hari amagambo avuga ngo: idini iyobora abantu ku kwirengagiza abakene, imbabare n'umubabaro wazo, iryo dini aba ari igishushanyo cy'idini, kandi iryo dini aba ari umugambanyi wa Kristo. Idini iyobora abantu ku kwirengagiza abakene, abababaye, ntabwo aba ari idini y'ukuri, aba ari igishushanyo cy'idini, kandi aba ari abagambanyi ba Kristo. Murumva ko iryo dini aba ari ribi cyane, nta muntu w'Imana ukwiriye kuribamo yarimenye. Ni ryari si icyifuzo cy'umukene gikerenswe? Ni igihe abizera batozwa yuko umutungo w'itorero ari uwo guhabwa abagabura, ukabakenura, ukabakungahaza. Ariko ijambo ry'Imana ritweretse yuko iyo itorero ryirengagije abakene n'imbabare, iryo torero aba ari igishushanyo kandi aba ari abagambanyi. Umugabane wa kabiri w'uyu mutungo w'itorero, ariko reka mbanze some no hirya muri kino gitabo cyitwa Umurimo wa Gikristo, paje 268 haranditse ngo: amafaranga nayo y'agaciro bitewe n'uko ashobora gukora ibyiza byinshi. Iyo ari mu biganza by'abana b'Imana, ni ibyo kurya ku bashonji, ni ikinyobwa ku waguye umwuma, ni imyambaro ku wambaye ubusa, nayo kurengera abarengana, akaba ingoboka ku barwayi, niba adakoreshejwe mu kurangiza amakene y'ibanze ya bagenzi bacu, no gukorera abandi byiza, no kubaka umurimo wa Gikristo, ntabarusha agaciro umusenyi. Umutungo w'itorero ubitswe n'abantu b'Imana, uri mu biganza by'abantu b'Imana, iyo atagiriye neza abababaye, ngo afashe abashonji, yambuke abambaye ubusa, afashe abarwayi, arengere abamerewe nabi, ayo mafaranga ntayubake umurimo w'Imana, ntabarusha agaciro umusenyi umuntu akandagira akawutambukamo ukononekara. Noneho biragaragara neza yuko kwita ku bakene, ku mutungo w'itorero n'itegeko ry'Imana, kandi iyo ritabikoze, nubwo bagira amashengesho yo kwiriza ubusa, ntabwo Imana izayaha agaciro, kuko birengagije imfubyi, abapfakazi, imbabare, ibirema, impumyi n'abarwayi. Ariko dusomye n'iri jambo rivuze ngo no kubaka umurimo w'Imana. Mbese ko byerekeranye n'ibwirizabutumwa uyu mutungo nawe ugomba gukoraho? Yego, niryo shami turangirizaho. Turasoma igitabo cya Luka igice cya 8. Hanyuma ajya mu midugudu n'ibirorero yigisha, avuga ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, ari kumwe n'abigishwa be 12 n'abagore bamwe bakijijwe abadayimoni n'indwara. Barimwo Mariya witwaga Magadalena, wirukanwe abadayimoni 7, na Yohana mukakuza igisonga cya Herode, na Suzana n'abandi bagore benshi babafashishaga ibyabo. Mu murimo w'ivugabutumwa, Yesu n'intumwa 12 bakoraga umurimo ukomeye cyane wo kuzerera, ntabwo bahinga cyangwa se ngo bacuruze, nuko abagore b'abakire bafite umutungo ndetse n'ababakene bitangiye gufatanya nabo muri iryo torero, bakajya bajyana mu materaniro, kandi abo bagore bafashishaga Yesu n'intumwa ze ibyabo. Burya n'abitangira umurimo w'Imana bagomba gufashishwa umutungo w'itorero kugira ngo umurimo utere imbere. Ariko ntabwo ari igihembo cy'ukwezi, ahubwo ni ukubafasha muri uwo murimo, ahasaba amatike se, ahasaba ibyo kurya, ahasaba gukodesha. Aba bagore bakoraga neza kuko bafashishaga intumwa ibyabo. Mu gitabo cya Yohana 13 ndahasoma amagambo 2, ndabaza nsome 12 umurongo wa mbere.
nuko hasigaye iminsi 6 Pasika, nuko hasigaye iminsi 6 Pasika ikaba, nuko hasigaye iminsi 6 Pasika ikaba, Yesu aje i Betaniya aho Lazaro we yazuye yabaga, bamutekeraho ibyo kurya bya nijoro. Marita arahereza, kandi Lazaro yari umwe mu bicaranye nawe Yesu basangira. Mariya yenda igice cy'indatira y'amavuta meza nk'amadahano y'agati kitwa narada, igiciro cyinshi cyane, yasiga ku birenge bya Yesu, abihanaguza umusatsi we, inzu yose itanywaye mavuta. Nuko bidisika ryo tumwe mu bigishwa we wenda kumugambanira, aravuga ati, ni iki gitumye aya mavuta atagurwa idenariyo 300 ngo bazifashishe abakene? Icyatumye avuga atyo si ukubabarira abakene, ahubwo nuko yari umujura, kandi ari we wari ufite umufuka w'impiya, akiba ibyo wabikagamo. Muri iri somo icyo tugendereye ni umubitsi wo mu gihe cya Yesu cy'umutungo yawukoreshaga. Nubwo Yuda yari umujura, ariko abandi bigishwa ntabwo bari babizi, byari bizwi na Yesu gusa. Umutungo Yuda yabikaga yari nk'umudiyakoni w'intumwa. Icyo uwo mutungo wakoraga Yesu yabigishije yari imirimo ibiri. Yuda yagombaga gusohoka akajya mu isoko kujya gushakira abakene ibyo kubafasha, cyangwa se akajya mu isoko agiye gushaka ibyo gufasha intumwa ziri mu murimo. Noneho umutungo w'itorero rya Kristo uretse Yuda wawibaga, icyo wari ushinzwe gukora kwari ukugira icyaha abakene no kugira icyo biha ngo babone icyo kurya bari mu murimo. Aya magambo arumvikana neza mu gitabo cya Yohana 13 umurongo waho 29. Ubwo Yesu yabwiraga Yuda ati, icyo kora gikore vuba. Yuda agasohoka, kuko yari afite umufuka w'impiya. Nicyo cyatumye bamwe bakeka yuko Yesu amubwiye ati, genda ugure ibyo dushaka kurya ku munsi mukuru, cyangwa atigira icyo uha abakene. Byari bimenyerewe n'intumwa ku gihe cyose umutungo usohotse uri bukora ibintu bibiri, kwari ugutunga intumwa ziri mu murimo no kugira icyo bafashisha abakene. Ntabagombaga gucura undi, mbese gufasha umurimo w'Imana, kubabwiriza butumwa ndetse no gufasha abakene mu gihe cya Yesu nicyo umutungo w'Imana wakoraga, kandi Yesu yasize ari ryo hamashinze. Niyo mpamvu mu gitabo cy'Abafilipi igice cya 4 uhereye ku murongo wa 10 ugakomeza, Pawulo yashimiraga itorero ry'Abafilipi ko ryamwoherereje ubufasha ari mu murimo, ashonje bikamukenura, kandi ngo ntibimukenure wenyine, bikamukenurana n'abandi bari kumwe. Kubw'iyo mpamvu umutungo w'itorero Yesu yasize ihame asize ku isi, kandi ryahozeho na kera, ni ugushyigikira umurimo w'ibwirizabutumwa ndetse no gufasha abakene. Amagambo asoza reka nyasome ndangiza icyigisho cyacu. Abagabo baratowe ngo baje, ni igitabo cyitwa Ubutumwa Bwatoranijwe umuzingo wa mbere page 97. Abagabo baratowe ngo baje kwamaza ukuri mu birere bishya. Kwitabwaho kwabo bisaba umutungo. Basabwa kugira umutungo bazajya bakoramo kugira ngo bafashe abakene n'imbabare bazasanga muri uwo murimo. Bakeneye kugira umutungo bagiye muri ayo mahanga, kugira ngo muri uwo mutungo bazajye bawukoramo kugira ngo bunganire abakene bazahura nabo muri uwo murimo. Ubugira neza bugira abo bakene buzahesha agaciro umurimo wawo kwamaza ukuri. Ubushake bwo kugoboka imbabare buzatuma babashima kandi bahabwe agaciro n'ijuru. Abo bakozi bakiranuka bakwiye kugirirwa impuhwe n'itorero. Nyagasani azajya yumva amashengesho babasengeye. Abakora umurimo w'Imana bakwiriye kwiga kuzigama kuri uwo mutungo bahawe. Mbese abagabura bakwiriye guhabwa umutungo igihe bagiye mu ibwirizabutumwa boherejwe kure, kugira ngo uwo mutungo uzabafashe mu ngendo, uzabafashe mu byo kurya bazarya, uzabafashe ku byangombwa by'inzira, uzabafashe kubona icyo bagaburira abo basanze bakennye bababaye, kandi uzabafashe kubona amacumbi n'aho kurara n'ibindi bizatungurana. Ni impanuka, ni ingendo ndende, ni ubutabazi bwihutirwa. Mbese umutungo w'itorero Imana yategetse ko abantu b'Imana bawutanga gukore muri ayo mashami abiri. Iyo ukoze muri ayo mashami abiri si ugushidikanya Imana ibihawe icyubahiro, kuko iyi mitima ikijijwe hanyuma ikemera Yesu Kristo bakazabona ubugingo buhoraho. Uwo murimo wo kubona umuntu ahindutse yari umunyabyaha unganya agaciro neza no kubakira umuntu inzu wararaga hanze, no kumuha imyenda yambaye ubusa, no kumuvuza arwaye. Rero Yesu yasize ashize iryo hame. Nicyo gituma abigishwa baravuze bati, wabona Yuda ubwo asohotse agiye kuduhahira ngo tujye muri uyu ngo turye, cyangwa se yaba agiye guhahira abakene.
ariko ntabwo uyu mutungo ari uwo guhabwa umuntu wiriwiwe wo kuzatahana mu rugo, wo kuzajya afata ku kwezi, ahubwo uyu mutungo ufasha abakorera Imana igihe bavuye iwabo bari mu murimo, naho iyo bari iwabo bagomba gutungwa n'ibyo bikorera ubwabo. Imana idufashe, iduhe kumenya iri hame, turikore neza, ngo ubwo Yesu azaza agarutse azavuga ya magambo ari muri Matayo 25:31, aho azavuga ati, nari nshonje muramfungurira, mfite inyota mu mpice kunywa, nambaye ubusa muranyambika, ndwaye muransura, ndi umushyitsi murancumbikira. Ngo bazamubaza twakubonye ryari? Yesu azabwira abizera b'itorero ati, ndababwira ukuri yuko ubwo mwabikoreye umwe woroheje hanyuma y'abandi ari njye mwabikoreye. Ntabwo umutungo w'itorero ugomba guhabwa abantu ngo bakungahaze, si uwo guhabwa abafite ibindi, si uwo guhabwa bongera ku bindi, ahubwo Yesu yaravuze ngo ubwo mwabihaye aboroheje bari hanyuma y'abandi ni njye mwabikoreye. Reka twese twifuze kuba itorero rizashimwa na Kristo, tuzabashe kubona amakamba atangirika, tubone ubugingo buhoraho mu izina rya Yesu, amena. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose, buwembura imitima yari yarabye, bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose, ivugurura iyo rigeze mu mitima riga ibyaha byari byibasiye umuntu, ubwo imibereho igahinduka misha, hashingwa umushinga wo kunezeza abandi.